ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima ya imbakuri. Ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima ya imbakure. Kubera iki abantu barimo bashimisha Imana iminwa? Kubera iki abantu ibyo bavuga ku minwa yabo bitari mu mitima yabo? Urasanga abantu gake gakeya barimo baragenda bakayuka bagakayuka. Urasanga wari umurokoro uyu munsi aragenda akayuka. Kubera iki? Kubwo gukunda iby'isi. Urasanga ubwibone bubasa abantu, kwishyira hejuru bibasa abantu, irari ryo mu mitima ribasa abantu. Abantu barishyira hejuru kubera iki? Gukayuka ko mu mitima. Mwandyarya mwe. Cyangwa intwari habamo kwanga umugayo. Intwari yanga umugayo, aho ivi kagera yanga umugayo. Sibyo? Ikintu kizakugaragaza kuri intwari ni ukuzanga umugayo, ni ukuzanga akarengane ku bandi. Sibyo? Niba utifuza ko abantu bakurenganya, nawe ntukarenganye abandi. Niba utifuza yuko abantu bakugirira nabi, nawe ntukagirire nabi abandi. Icyo utifuza ko bagukorera, nawe ntukagikorera abandi. Uko utifuza ko bakugenza, nawe ntukabigenzereza abandi. Niba ushaka ko abantu bagukunda, nawe iga gukunda abandi. Niba ushaka ko abantu bagufasha, nawe iga gufasha abandi. Niba ushaka ko abantu bagusengera, nawe iga gusengera abandi. Ikintu wumva wifuza ko kikugirirwa, kigirira abandi. Yesu ashimwe. Reka ngusuhuze nkwifurize amahoro y'Imana. Habwa umugisha n'Imana, kuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri wowe. Ni Profete mu gusuhuza. Turagarutse, ni ya saha yo kubohoka, isaha y'igitangaza, isaha y'ubuhanuzi. Mumaze kubimenyera pe, mumaze kubimenyera kuko abantu benshi bagiye baboneramo umugisha muri iyi saha yo kubohoka, mu isaha y'igitangaza. Abantu benshi barimo barabohokera muri uyu mwanya mwiza hano kuri Profete Emma. Rero niba ugeze muri uyu mwanya, muri iri teraniro, reka nkubwire ngo ntugende utarangije kino kiganiro. Ndabigusabye, umva kino kiganiro cyose ukirangize. Nzi neza kuri bukuremo umugisha wawe, kandi hari ikintu ubugingo bwawe buri buze kunguka cyane. Hano ikintu twibandaho cyane, tuvuga ubutumwa bwiza. Tuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, umwami w'amahoro. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Tukavuga kugaruka kwa Yesu n'umuzuko wa Kristo. Ikintu cya mbere duhanze amaso nuko umwami Imana yadusezeranije ubugingo. Ibindi bya hano mu isi byose turabyemerewe, ariko ikiruta byose umwami Imana yadusezeranije ubugingo. Umwami Imana yadusezeranije ubugingo. Rero icyo nicyo twiringiye, icyo nicyo duhanze amaso mu izina rya Yesu. Rero ndagira ngo nkubwire ngo nge nawe duharanire kuzabana muri cya gitaramo cy'abera. Tujya tubana kuri iyi channel Profete Emma, hari nabo tubana mu materaniro, mu rusengero, mu buzima bwa buri munsi, ariko ntibirangirira aho ngaho. Tuzabane no muri kirya gitaramo cy'abera. Imana ishimwe cyane ko ijambo ry'Imana ryo ni rizima. Ijambo ryo ryarambwiye ngo mbese niki abayuda barusha abandi? Tubarusha kubika ibyasezeranirwa, tubarusha muri byose. Buriya hari igihe ureba ukabona ubuzima ubayeho burimo burateragiranwa, urimo uraba mu buzima bubabaje, ubuzima bugoye, ariko ishimire ko Yesu yaguhaye agakiza ku buntu. Aka gakiza Yesu yaguhaye ni imbaraga, ni inkomezi, kuko hari uburyo ubaho abandi batabayeho. Nubwo hari ibyo atarakora, ariko ntibikumara imbaraga zo gushima umwami Imana. Mushimire ko yaguhaye agakiza ku buntu. Agakiza yaguhaye kamushimire. Haleluya. Ko hari amahoro ujya ugira abisi batagira. Imana ishimwe cyane. Hari amahoro ujya ugira abandi bantu batabona. Nge mfite umukiza ujya mvugira ku Mana, n'inshuti idahana si nk'izo mu isi. Iteka arandinda kankingira n'ibyago, icyampu akabu mukiza wanjye. Nge ninginga Imana ngo ikwereke Yesu ngo umwakire nawe niko ngusabira. Nge ninginga Imana ngo ikwereke Yesu ngo umwakire nawe niko ngusabira. Nahawe ikibanza na Data wo mu ijuru, mu rugo rwe rwera kubw'umwana we.
azangezayo ngo tubane iteka ryose, icyampa ngo nawe tuzabaneyo. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ishimwe cyane, ishimwe ko ijya ibasha gukora ibikomeye, ishimwe ko ijya ibasha kubamba amahema, ishimwe ko ijya ibasha guhindura ibyanze guhinduka, ishimwe ko ijya irinda umuntu wayo ikamuhagararaho, ikamubambira amahema. Ndagira ngo nkubwire, nta kure habaho Imana itakuvana, nta na kure habaho Imana itakugeza. Ikintu usabwa, ishimire aka gakiza Imana yaguhaye, kishimire ukanezererwemo. Kuba uri mu makuba, kuri mu bigeragezo, ishimire ko wowe na Yesu muri umwe. Iyo wowe na Yesu muri umwe, akaba abizi neza ko ibigeragezo birimo, akaba abizi ko amakubu yarimo, akaba abizi ko urimo uraca mu ntambara, nta kabuza akugirira neza, akamanuka aje kukurwanirira. Imana ishimwe cyane. Rero ndagira ngo mvugane nawe, haranira kwezwa, haranira buri munsi uko bwije n'uko bukeye, uharanire gusaba Imana, uyibwire uti Imana ndashaka kukumenya byisumbuyeho. Imana ishimwe cyane. Mu gitondo nubyuka usaba Imana uti Imana ndashaka kukumenya byisumbuyeho, usaba Imana uti Imana ndagusaba unyihishurire. Imana ishimwe cyane. Usaba Imana ikwihishurire kandi urushaho kugumya kumenya Imana byagutse. Imana itugirire neza. Barokore bamwe bizeye Imana bari ahantu, hari abarokore bicaye ahantu bameze nk'amazi y'ikidendezi, ntabwo bazamuka ntibakura, mbega bahora ahantu hamwe, bameze nk'amazi yaretse ahantu, ntibakura ntuzamuka mu buryo bw'umwuka, uhora ahantu hamwe gusa. Ikintu kiba muri wowe ni uguhora uhiga abakozi b'Imana mu nsengere, uyu munsi uraha ejo uraha, mbega uhora mu buzima bwo kujarajara kandi ujarajara mu bakozi b'Imana. Ariko ndagira ngo nkubwire ikintu kimwe, uyu munsi wa none uramutse ukijijwe neza ugasoma ijambo ry'Imana, wasenga Imana ikakumva. Muri wowe Imana ituye muri wowe. Haleluya! Imana ituye muri wowe, buriya nuko utabizi. Imana itugirire neza. Buri Imana ituye muri wowe. Umva ukuntu ijambo rivuga ngo dore ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu bayo. Hasi haranditse ngo nzatura muri bo, ngendere muri bo, mvugire muri bo, nkorere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Rugongo rero Imana ituye muri wowe. Muri wowe mo indani niho Imana ituye. Ese uyishakira he? Imana ishimwe cyane. Imana itura muri twe. Ujye uyishakira he? Ntabwo iri kure. Ntabwo iri kure. Erega niri kure y'uwariwe wese, uretse abatemera baheze mu gihirahiro. Nimurebe umusaraba mwemere uwawubambweho, adufitiye imbabazi. Erega niri kure y'uwariwe wese, uretse abatemera baheze mu gihirahiro. Nimurebe umusaraba mwemere uwawubambweho, adufitiye imbabazi. Haleluya! Nimurebe umusaraba mwemere uwawubambweho, arahari adufitiye imbabazi. Imana ishimwe cyane. Ntabwo iri kure. Imana ituye muri twe. Wirarama ngo ituye mu ijuru ngo nimo ndayireba mu kirere. Iyo itari muri wowe ntayihari. Imana ishimwe cyane. Iyo itari muri wowe ntayihari. Ikwiye gutura muri wowe. Emerera Yesu ature muri wowe. Ariko se yatura ate muri iyo nzu yawe? Akenshi igituma Yesu ataguturamo nuko mu nzu yawe harimo akajagari, mu mubiri wawe, muri wowe harimo akajagari, kandi imibiri yacu niho Data akwiriye gutura. Ariko ugasanga harimo akajagari, ugasanga neza inzu yawe irimo umwanda, ntabwo ikubuye, ntikoropye, ntihanaguye, mbega ibamo umwanda, ni akajagari. Imana itugirire neza. Wavanyeho akajagari, Yesu akaza agatura muri wowe. Turacumura ikatubabarira, tuva mu masezerano ikatubabarira. Turacumura ikatubabarira, tuva mu masezerano
ikatubabarira. Imbabazi ze n'urukundo rwe nibyo bituma tudashiraho. Imbabazi ze n'urukundo rwe nibyo bituma tudashiraho. Nzategereza nizeye ko ibyo yavuze umwami Imana bizasohora. Nzategereza nizeye ko ibyo yavuze bizasohora. Kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza, nzakomeza nkwizere kuko utayobya. Haleluya. Turacumurika tubabarira, tukava mu masezerano, Imana ikatubabarira. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Imana yacu igitugirira neza, igiturebera aho tutabasha kureba, igibasha kudukorera ibyo tutabasha gukora, ibasha gukora cyane ibiruta twebwe ibyo twibwira. Ni Imana y'amahoro, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Rero mu gihe gisa n'iki ngiki, reka tube bugufi bw'Imana, reka tube bugufi bw'Imana kandi tuyibe imbere dukiranutse rwose. Niba ushaka, reka nkubwire, nta mahoro y'umunyabyaha, nta mugisha w'abanyabyaha Imana ifite. Niba ushaka kubona Imana, gerageza uce bugufi, wegera Imana, ube inshuti n'Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Ube inshuti n'Imana. Ijambo ryo riramubwira ngo kuko wambereye inkoramutima. Rero kugira ngo ubone Imana neza bigusaba komatana nayo kandi ugafunga inzira zose zabasha kugutandukanya n'Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Ntabwo bishoboka ko wabona Imana mu gihe umutima wawe udatunganye rwose, kuko Imana itura mu mutima w'abantu batunganye kandi Imana iba mu mutima w'abantu bayubaha. Rero wirwana intambara yo kubwira Imana ngo Mana mfite ibibazo, ahubwo mbere ya byose wowe na Yesu muri umwe. Kuko wowe na Yesu iyo muri umwe ntabwo ugombera kumubwira ngo mfite ibibazo. Wabibona wowe utari wabibona. Ngo nzi ibyo nibwira kubagirira ni byiza, ntabwo ari ibibi. Sibyo? Nzi ibyo nibwira nzabagirira. Imana izi ibyo yibwira izakugirira. Imana izi ibyo yibwira izagukorera. Imana izi ibyo yibwira izakora muri famiye yawe. Imana izi ibyo yibwira izakora mu muryango wawe. Imana izi ibyo yibwira izakora ku rubyaro rwawe. Imana izi ibyo yibwira. Amba hafi kuruta imyambaro nambaye, ambonera kure ibyo nibwira. Amba hafi Yesu kuruta imyambaro nambaye, ambonera kure Yesu we ibyo nibwira. Imana ishimwe. Rero Imana yonyine yo kabyara izi ibyo yibwira. Imana ishimwe. Izi ibyo yibwira kukugirira, izi ibyo yibwira kugukorera, izi ibyo yibwira niyo izi ibyo yibwira gukora mu buzima bwawe, izi ibyo yibwira gukora mu muryango wawe. Imana izi ibyo yibwira. Rero nituyubaha kabuza, niwubaha Imana nayo izururuka izibane nawe. Uyu munsi ndacyari mo ndatambutsa message z'Imana, ubuhanuzi Imana yamaye kubwira abantu. Ariko uyu munsi Imana ikeneye abantu bayubaha. Imana ikeneye abantu bayubaha. Imana ikeneye abantu bayicira bugufi. Ijambo ry'Uwiteka ryambwiye ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya. Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, mwanze mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya.
mbere yuko abantu mwanze gukunda ukuri, nicyo gitumye Imana irimo irabatererana. Abantu benshi Imana irimo irabatererana kuko nabo bayiteye umugongo. Imana irimo irabatererana igatuma abantu hari ibintu abantu barimo baranyuramo. Uyu munsi urasenga ukagira ngo ntihari, ariko irahari. Urasenga ukagira ngo yaragiye, ariko irahari. Imana yarakuretse. Ijambo ry'Uwiteka ryo rirambwira ngo dore amaso y'Uwiteka, ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukora, n'amatwi ye ntiyapfuye ngo ananirwe kumva ibyacu, n'amaso ye ntiyahumye iracyabasha kureba, ahubwo ibyaha by'abantu. Nibyo biteye Uwiteka kubatera umugongo. Nicyo gitumye Uwiteka abahana, abashyira mu maboko y'abanzi banyu. Nicyo gitumye Uwiteka aguhana, ntiyakurengera ku murozi urimo urakuroga. Nicyo gitumye Uwiteka abahana, indwara z'ibyorezo ziraza. Nicyo gitumye Uwiteka abahana, ntabwo mu gihinga ngo mweze umweru ukwiriwe, ubutaka bwaravumwe. Mana itugirire neza. Nicyo gitumye Uwiteka guhana, abantu basigaye borora ariko bajya gukama umukamo ukabura. Inka ntizikamwe, amata yazaga akwiye gukamwa. Kubera iki? Abagakwiye kuba basenga Imana, bagakwiye kuba baba mu mwanya wo gusenga Imana, ahubwo uyu munsi nibo babaye abagome, nibo babaye abagambanyi, nibo babaye abantu babi, babaye intaza. Kubera iki? Bagambaniye ubwami bw'Imana. Uwabagaburiye basubiye inyuma baramugambanira. Uwabagiriye neza bamwituye ibibi. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero nicyo gitumye Uwiteka abahanye, akabareka akabatanga mu maboko y'abanzi banyu. Imana itugirire neza. Ariko nugaruka, Imana izakugarura. Yesu arakicaye ku ntebe y'imbabazi. Hari icyo wakora? Wakwisubiramo ukongera ukiyinira, wa mushumba we. Hari icyo wakora? Imana yabanye nawe. Uyu munsi urimo urarira, ukubera iki uyu munsi narimo ndashumba umukumbi? Ese simwe mwizaniye ibyo? Imana y'amahoro itugirire neza. Ese simwe mwizaniye ibyo? Ntabwo mwakoze umurimo ukwiriye. Ntabwo turi abacakara b'ab'isi, ariko kubera gukunda iby'isi no gukunda ubutunzi, abakabaye abakozi b'Imana nyakuri, babaye abakozi abacakara b'isi, bararambarara b'isi babagenda hejuru. Ariko Imana yaravuze ngo ntabwo nzigera icyubahiro cyanjye n'umunsi n'umwe, sinzagiha undi. Imana y'amahoro itugirire neza. Dusoma ubutumwa bwiza bwa Matayo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice byaho 15. Nuko abafarisayo n'abanditsi bavuye i Yerusalemu baza aho Yesu ari, baramubaza bati, ni iki gituma abigishwa bawe bataziririza imigenzo y'abakera, ntibajabike intoki mu mazi bagiye kurya? Nawe arababaza ati, namwe ni iki gituma mucumurira itegeko ry'Imana imigenzo yanyu? Kuko Imana yavuze iti, wubahe so na nyoko, kandi iti, ututse se cyangwa nyina bamwice. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko mwebwe muravuga muti, umuntu wese ubwira se cyangwa nyina ati, icyo najyaga kugufashisha nagituye Imana, umeze atyo ntahatwa kubaha se cyangwa nyina. Nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa ngo mukore imigenzo yanyu. Imana y'amahoro itugirire neza. Ijambo ry'Imana abantu barihinduye ubusa. Uyu munsi abantu murasenga, ariko abantu bameze nk'abaraguza. Njya nkunda kubona abantu benshi banyandikira, ugasanga umuntu aranyandikira afite ibyaha, ariko ibyo si byo ashaka kubanza. Imana y'amahoro itugirire neza. Ntabwo ibyo ari byo ashaka kubanza, ahubwo akanyandikira, mukozi w'Imana, nabonye uvuga ubutumwa neza, nakubonyemo impano y'Imana, nabonye uri umuhanuzi, nukuri ndagusabye nsengera, undebera ukuntu mu minsi iri imbere bizaba bimeze ku buzima bwanjye. Uyu munsi ubupfumu bwarahindutse. Hari ubupfumu bwahindutse, abantu bitwikira ishusho yo gukorera Imana, ariko nyirizina ari abapfumu.
abandi nabo bitwikira ishusho yo kuba abakristo ariko nyirizina baraguza. Imana y'amahoro itugirire neza. Abantu ntibakijya kuraguza mu bapfumu bisanzwe, ahubwo basigaye barabyimuriye mu rusengero, abariho ubupfumu bwimukira. Uyu munsi umukobwa arakwandikira ngo hari fiyanse dukundana, ngo none nagira ngo nsengere undebere niba ari we, undebere niba ari we rwose, ngo tumaze iminsi turyamana, niba atari nawe ndeka kugumya kuryamana nawe. Uranyumvira? Uyu munsi wa none ntabwo ikikubabaje ari uko watakaje ubugingo, kuko uyu munsi kuba muryamana ntabwo ubugingo bwawe bucyuzuye. Imana y'amahoro itugirire neza. Ntabwo ubugingo bwawe bucyuzuye. Ariko uyu munsi uravuga ngo nsengera Imana, ngo undebere niba ari we, ngo rwose ngo ndeka kugumya guta igihe ndyamana nawe, ngo kubera yuko ngo buri munsi turaryamana kandi ndagira ngo undebere niba. Urumva ikintu yagakwiye kuba abibwira ngo avuge ngo nsengera Imana mve mu busambanyi, arumva ko kuba asambana na sheri wiwe na fiyanse we nta kintu bitwaye. Sibyo? Ariko kubera yuko uyu munsi Imana y'amahoro itugirire neza, abantu babaye ibicamuke, babaye ibigande, bagandiye itegeko ry'umwami. Ijambo ry'Imana barihinduye nk'ibikino, gusenga babihinduye nk'imikino, gusenga babihindura umugenzo. Imana y'amahoro itugirire neza. No mu rusengero abantu basigaye bajya gusenga ari ibintu by'umugenzo biri aho ngaho. Ugasanga umuntu ajya gusenga bitamufasheho, ari ukujya gusenga kugira ngo abashe guhurirayo n'inshuti ziwe, kujya gusenga kugira ngo abashe kureba abakobwa baririmba muri korari, baba bambaye utumini, bambaye n'udupantaro bihambiriye neza neza. Ibyo ngibyo akaba ari byo bimushimisha. Abandi bakajya mu rusengero kubwo kugira ngo babyine gusa, bishimisha arambiyazi. Ndetse nta nubwo abantu bakibyinira Imana kubw'intego, ahubwo basigaye babyinira Imana kubwo kwishimisha, kubw'ubwibone, kubwo kugira ngo biyerekane, abantu babarebe. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko akenshi mu mitima yabo ugiye kureba neza wasanga hatarimo kuvugana n'Imana. Ubundi twajyaga duhimbaza Imana, tukuzura umwuka wera w'Imana, hatariho n'ibyuma, ari ugukoma amashyi gusa duhimbaza Imana. Buri muntu n'Imana ye, ku buryo uhimbaza wumva uri konekite n'ijuru. Wahimbaza ukumva ijuru uraryumva neza, wahimbaza ukumva Imana urayumva neza, wayivuga haleluya, wayivuga ukumva irimo iramanuka. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko uyu munsi ni ukubyina byo kwishimisha, byo kwihimbaza. Imana itugirire neza. Ibyari ukubyinira Imana bigahinduka ikimasuro mu rusengero. Imbyino zo muri buwate n'iz'abantu bimuye bazizana mu rusengero. Imana itugirire neza. Ngibyo ngibyo kuko ari byo abantu bakunze, nibyo bigezweho, nibyo biri aho ngaho. Iyo bagiye kubikristura baravuga ngo n'imbyino zabo Satani yari yarabibye. Imana y'amahoro itugirire neza. Uyu munsi urasanga umuntu aririrwa isodomu, aririrwa akora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ariko ejo mu gitondo ukamubona ari mu rusengero. Uyu munsi urabona umuntu, uyu mucuranzi aracuranga mu rusengero, yava mu rusengero akajya gucuranga mu kabari. Imana y'amahoro itugirire neza. Uwaraye acuranga mu kabari, acuranga igisopu, niwe uzinduka mu gitondo akaza gucuranga mu rusengero ngo aracurangira Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Ese ni gute twisanze ahantu? Ni gute twisanze dukorera Imana tutazi? Ni gute twisanze abantu basenga ariko basenga Imana batazi, batanamenye? Kuko igiye kureba usanga iyo abantu bavuga ntabwo bayizi. Kuko iyi yeri iri mu gihugu cyo mu ijuru ni Imana ikiranuka kandi muri byose. Uko yari iri kera na n'uyu munsi niko ikiri. Ni Imana idahindurwa n'ibihe, ni Imana idahindurwa n'iminsi. Imana y'amahoro itugirire neza. Ntabwo ihindurwa n'iminsi. Yavuze ngo ntugasambane, niyo yavuze ngo ntukice. Yavuze ngo ntukice, niyo yavuze ngo ntukaroge. Yavuze ngo ntukaroge, niyo yavuze ngo ntukikinishe. Yavuze ngo ntukikinishe, niyo yavuze ngo wirinde ibisindisha. Imana y'amahoro itugirire neza. Ese ni gute twisanze ahantu?
buri wese kubera yuko ari umupagani uraza uyu munsi ugashyiraho ibyawe bikorohereza binagufasha, ukaza guhinyura Bibiliya y'ijambo ry'Imana ukayisobanura uko ubyumva bitewe n'ibyaha biri mu mutima wawe, kuko byamaze kuba byinshi. Wowe uricara ukaza ukayisobanura uko ubyumva, ukayivuga uko ubyumva, Bibiliya ukayisobanura uko ubyumva, ukayivuga uko ubyumva, ijambo uko ubyumva uko ubishaka bijyanye n'amarangamutima yawe. Imana itugirire neza. Aho ushaka ko abantu bajyana niho ubajyana, aho ushaka ko abantu bajya wowe niho ubashyira bitewe n'uko wowe ubyumva. Imana y'amahoro itugirire neza. Ni gute twisanze ahantu ubwo abantu baba mu rusengero bakava mu gitondo bakagera nimugoroba batari bakizwa? Ni gute twisanze ahantu abantu bafite insengero, hari abapadiri, hari ababishopu, hari abaprofete, hari abashehe, hari abaki, ariko uyu munsi wa none agakiza kakaba kakibuze mu bantu? Ni rya jambo rivuga ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Iri jambo nyirisoma bwa mbere nabajene mbese Uwiteka ni gute uvuga iri jambo rivuze ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake? N'ababishopu bari muri iki gihugu, abapotere bari muri iki gihugu, abahanuzi bari muri iki gihugu, abanyamasengesho bari muri iki gihugu, ariko ngo abasaruzi ni bakeya. Abasaruzi ni bakeya. Imana itugirire neza. Rero nimureke Imana nicyo gitumye yabatereranye mugakozwa hakurya hakuno. Kubera iki? Abantu bafite imitima mibi. Muri abantu bafite imitima mibi. Abantu ni ubwoko butagonda ijosi, ni ubwoko bushimisha Imana iminwa, ariko imitima yabo iri kure y'ubwami bw'Imana. Sibyo? Nibyo mwaba bishop mwe, mwaba senyeri mwe, mwaba apostle mwe, muragira insengero zikomeye zibitabashwa, nta kibazo. Izindi bazifunge, izanyu zisigare, mugira insengero zibitabashwa, mukomere, mugira abantu benshi babicara imbere. Ariko ndagira ngo mbabwire, mwabyanga mwabyemera, ibyo murimo ururimi rw'ubwami bw'ijuru muri kure ya. Imana y'amahoro itugirire neza. Nimutabwira abantu ngo bahinduke bave mu byaha, bave mu byo barimo, Imana itugirire neza. Abantu barushije kuba babi, abantu barushije kuba abagome, abantu barushije kuba abatindi, abantu barushijeho kwiyobagiza, abantu barushijeho kuroga, abantu barushijeho inzangano, abantu barushijeho kwikunda, abantu barushijeho kwikubira, kwishyira hejuru. Imana y'amahoro itugirire neza. Barushijeho. Imana idutabara. Ariko uyu munsi niba ugiriwe ubuntu bwo guhagarara imbere y'abantu, wababwiye ko ubwami bw'Imana buje. Dore ubwami bw'Imana buregereje, dore ubwami bw'Imana buregereje, mutima wanjye bamaso utungane iminsi yose. Dore ubwami bw'Imana buregereje, dore ubwami bw'Imana buregereje, mutima wanjye bamaso utungane iminsi yose. Dore ubwami bw'Imana buregereje, dore ubwami bw'Imana buregereje, ndabureba. Dore ubwami bw'Imana buregereje, mutima wanjye bamaso utungane iminsi yose. Dore ubwami bw'Imana buregereje. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ni gute twisanze aha hantu? Ni gute twisanze muri ubu buzima butubaha Imana? Ni gute twisanze muri ubu buzima bupfuye? Ni gute twisanze abantu bibona bikunda? Ni gute twisanze ibyo Bibiliya ivuga uyu munsi abantu babyisanzemo? Ijambo ryo ravuga ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, ubwo abantu bazaba bikunda, bibona, birarira, bakunda imiya, badakundana. Imana itugirire neza. Badakunda babo. Imana y'amahoro idutabara. Imana itugirire neza. Ijambo ryavuze ngo nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa ngo mukomeze imigenzo yanyu. Abantu ijambo ry'Imana barihinduye ubusa kugira ngo bakomeze imigenzo yabo. Imana itugirire neza.
mwandyarya mwe. Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati, ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima ya imbakure. Ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima ya imbakure. Kubera iki abantu barimo bashimisha Imana iminwa? Kubera iki abantu ibyo bavuga ku minwa yabo bitari mu mitima yabo? Urasanga abantu gake gakeya barimo baragenda bakayuka bagakayuka. Urasanga wari umurokore uyu munsi aragenda akayuka. Kubera iki? Kubwo gukunda iby'isi. Urasanga ubwibone bubasa abantu, kwishyira hejuru bibasa abantu, irari ryo mu mitima ribasa abantu. Abantu barishyira hejuru kubera iki? Gukayuka ko mu mitima. Mwandyarya mwe. Yesaya yahanuye ibyanyu, ruvuga ngo n'ubwoko bunshimisha iminwa ariko imitima ya imbakure. Imitima y'aba bantu imbakure. Imana y'amahoro itugirire neza. Imitima y'aba bagabo, imitima y'aba bagore, imitima y'aba bakobwa, imitima y'aba bahanuzi, imitima y'aba bavuga butumwa, ndakubwira nanjye nibwira. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo n'ubwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo igira gute? Imbakure. Imana y'amahoro idutabara. Bansengera ubusa. Imana itugirire neza. Hari amasengesho usenga Imana ntabwo yayumvishe. Kubera iki? Umutima wawe ntabwo wasenga ufite umutima wijimye ngo Imana izumve ayo masengesho. Ntabwo wasenga muri we harimo ubugome ngo Imana izumve ayo masengesho. Mbere yo gusenga banza ukure ubugome muri wowe. Mbere yo gusenga banza ukure abo bantu wakingiranye mu mutima wawe, wananiwe kubabarira. Sibyo? Wananiwe kubabarira kandi nyamara nta nicyo wabakoraho. Nta nicyo wabakoraho, nta na kimwe. Ntacyo. Uretse kugumya kurakara gusa no kwibabariza umutima no kwiyangiriza ubugingo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo bansengera ubusa. Nyamara mw'abantu mwe muriyiriza, mw'abantu mwe muzamuka imisozi, hari n'ababa mu butayu, hari n'ababa mu mavumo. Imva nkubwire, mbere ya byose, mbere y'uko ukora ibyo byose ni byiza. Reka mbabwire ikintu ijambo ry'Imana rivuga, kubana n'abantu bose amahoro. Niba abantu bose mubanye amahoro, ukaba wiyoroshya muri byose, utikakaza, utibona ngo wishyire hejuru, ni ukuri kose uzaba amahoro, uzaba amahoro. Agakiza tuvuga ntabwo ari ukuvuga ngo sinsambana, sindoga, sinica. Ntusambana ariko muri wowe hari umuntu wananiwe kubabarira. Ntusambana ariko muri wowe habamo ishyari. Ntusambana ariko muri wowe habamo ubugome. Ntusambana muri wowe habamo uburyarya. Ntusambana ariko muri wowe habamo kwibona. Ntusambana ariko muri wowe habamo kwikakaza. Noneho uyu munsi hari abantu bavuze ngo hari ibyaha ngo bitoya. Nta cyaha kiruta ikindi imbere y'Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Yego mu buzima busanzwe hari icyo bita icyaha, hari icyo bita ibicumuro, ariko ibyo byose ntibizabura kukurimbuza. Kuko igicumuro ni murumuna w'icyaha. Imana y'amahoro itugirire neza, ntibizabura kukurimbuza. Imana y'amahoro itugirire neza. Ntibizabura kukurimbuza. Shaka iby'umwami ashima. Shaka iby'umwami ashima. Urebe neza umenye ngo amazina yawe yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Mureke mbabwire, ijuru riratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa. Reka mbabwire, iri juru ntabwo ari iryo ku munwa. Iri juru si iry'amagambo. Iri juru, Imana y'amahoro itugirire neza. Iri juru bigusaba gukiranuka, bigusaba kugenda uko Imana ishaka. Imana itugirire neza. Abo mu bana byibuze wazapfa, atari bya bindi bavugira ku irimbi, buryo wapfuye buri wese amuvuga neza. Ariko byibuze nkawe haranira gusiga ifoto nziza. Haranira gusiga ifoto nziza, ureka abantu baguhemukira ariko we ntuzagira umuntu uhemukira. Sibyo? Wowe reka abantu baguhemukira ariko we ntuzagira umuntu uhemukira. Haranira kubana n'abantu bose amahoro. Hari indi korari nkunda cyane yaririmbye indirimbo ivuga ngo ifoto y'urwibutso barayidusigiye, twasenganye nabo
twagendanye nabo, twakoranye nabo, dore urwibutso badusigiye. Bagiraga umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abana amahoro. Bagiraga ishyaka ku murimo no guhamya Yesu batajegajega. Bangaga umugayo mu bandi kuko bari bazi ko bajya mu ijuru. Bangaga umugayo mu bandi kuko bari bazi ko bajya mu ijuru. Ifoto y'urwibutso barayidusigiye. Twasenganye nabo, twagendanye nabo, twakoranye nabo, dore urwibutso badusigiye. Bagiraga umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abana amahoro. Bagiraga ishyaka ku murimo no guhamya Yesu batajegajega. Bangaga umugayo mu bandi kuko bari bazi ko bajya mu ijuru. Bangaga umugayo mu bandi kuko bari bazi ko bajya mu ijuru. Imana ishimwe. Ngo bangaga umugayo mu bandi kuko bari bazi ko bajya mu ijuru. Bangaga umugayo. Burya ikintu kiranga intwari, intwari yanga umugayo. Intwari yanga umugayo. Abantu bakureba, abantu batakureba, jya wanga umugayo. Ikintu kiranga intwari habamo kwanga umugayo. Ikintu kiranga intwari habamo kwanga umugayo. Intwari yanga umugayo, aho iva ikagera yanga umugayo, sibyo? Ikintu kizakugaragaza kuri intwari ni uko uzanga umugayo, ni uko uzanga akarengane ku bandi, sibyo? Niba utifuza ko abantu bakurenganya, nawe ntukarenganye abandi. Niba utifuza yuko abantu bakugirira nabi, nawe ntukagirire nabi abandi. Icyo utifuza ko bagukorera, nawe ntukagikorera abandi. Uko utifuza ko bakugenza, nawe ntukabigenzereza abandi. Niba ushaka ko abantu bagukunda, nawe iga gukunda abandi. Niba ushaka ko abantu bagufasha, nawe iga gufasha abandi. Niba ushaka ko abantu bagusengera, nawe iga gusengera abandi. Ikintu wumva wifuza ko kikugirirwa, kigirira abandi. Imana y'amahoro itugirire neza. Niba ushaka abantu bakubaha, iga kubanza kubaha abandi. Ubaha abandi, nububaha nabo bazakubaha. Niba ushaka ko baguha agaciro, nawe iga guha agaciro abandi. Iga guha agaciro mwene so, iga guha agaciro uwo mubana. Uyu munsi wa none wanga guha agaciro umuntu ukimubona, ukazakamuha yapfuye, ndetse ukazanumva hari ideni umufitiye, wagakwiriye kuba hari ibyo wagakwiriye kuba waramukoreye. Uyu munsi niba umuntu ukimubona, gira ibyo umukorera byiza, wumva ushaka kumukorera, bimukorera akiri muzima, kugira ngo mu gihe kizaza utazicuza ngo iyo nza kuba narakoze gutya. Utazaza muri wowe hakaza ijambo rivuga ngo uwasubiza iminsi inyuma. Gukorana bitubyirinde, duharanire gukora neza, hato utazasanga wivugira uti uwasubiza iyi minsi inyuma. Mana y'amahoro itugirire neza. Gukora nabi tubyirinde, duharanire gukora neza, ejo utazasanga wivugiye uti wasubiza iyi minsi inyuma. Iyi minsi yaba yasubiraga inyuma, iyi minsi yaba yasubiraga inyuma, ejo wazasanga urimo uvuga ngo iminsi isubira inyuma. Iminsi nsigaje ngihumeka, njyewe sinayimenya, ariko iyo ariyo yose izwi nawe Mana. Imana itugirire neza. Ngo ariko iyo ariyo yose izwi nawe Mana. Ariko ndagusaba iyo minsi shoboza njye nkiranuka. Imana itugirire neza. Saba Imana igushoboze gukiranuka. Saba Imana igushoboze gusubira ku rufatiro. Imana y'amahoro itugirire neza. Saba Imana. Ngo bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ni amategeko y'abantu. Imana itugirire neza.
ahamagara abantu arababwira ati nimwumve musobanukirwe, ikijya mu kanwa si cyo gihumanya umuntu, ahubwo ikiva mu kanwa nicyo kimuhumanya. Imana itugirire neza. Buriya hari abantu benshi bazi ko bataroga, hari abantu bazi ko bataroga, ariko ndagira ngo nkubwire iki kintu, ugiye kureba neza wasanga uri umurozi, wasanga umaze kwica benshi. Ntabwo uroga mu bigaragara, mu bifatika ngo uroge, ariko amagambo yawe ni uburozi. Hari abantu warogesheje ururimi rwawe, hari abantu warogesheje amagambo yawe, hari abantu bapfuye kubera amagambo yawe, hari ingo zasenyutse kubera amagambo yawe, hari couple zatandukanye kubera amagambo yawe. Sibyo? Amagambo yawe ni uburozi. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ikijya mu kanwa si cyo gihumanya, ahubwo ikiva mu kanwa k'umuntu icyo nicyo gihumanya. Imana itugirire neza. Maze abigishwa baramwegera baramubaza bati uzi ko abafarisayo barakajwe no kumva aya magambo? Arabasubiza ati igiti cyose data wo mu ijuru adateye kizarandurwa. Imana itugirire neza. Igiti cyose data wo mu ijuru atateye, umva mvugane nawe, umva mvugane nawe. Tekereza neza uburyo utwaye agakiza, utabuyetse ingobyi umwana yaraheze kera. Tekereza neza uburyo utwaye agakiza, utabuyetse ingobyi umwana yaraheze kera. Tekereza neza uburyo utwaye agakiza, utabuyetse ingobyi umwana yaraheze kera. Nkandagiye ibanga reka ndikumenere, umukozi ku murimo niwe Imana yemera. Nari umugabo ntabwo igihabwa intebe, narasengaga ntabwo igihabwa intebe. Nkandagiye ibanga reka ndikumenere, umukozi ku murimo niwe Imana yemera. Nari umugabo ntabwo igihabwa intebe, nari umugabo ntabwo igihabwa intebe. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Mbese naba, mbese naba, mbese naba, mbese naba abo Imana yahaye ikabagabira, mbese naba. Imana y'amahoro ishimwe cyane, izina ry'Uwiteka nirihabwa icyubahiro. Arabasubiza ati igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizarandurwa. Nimubareke, nabarandata impumyi kandi nabo bahumye, ariko impumyi irandase indi zombi zigwa mu rwobo. Nimubareke, nabarandata impumyi kandi nabo bahumye, ariko impumyi irandase indi zose zigwa mu rwobo. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana y'amahoro itugirire neza. Data bahereza umugisha, ndasoje. Imana y'amahoro ibishimire, Imana y'amahoro ibahe umugisha mwinshi cyane. Imana y'amahoro ihagararane namwe kandi ibakomereza amaboko, kandi ibahe guhagarara ku rufatiro kandi rukwiriye. Ugira aho uvugira aho ugera. Imana y'amahoro iguhe gukomera, kandi ubwo umara gukomera ukomeza abandi. Reka nkubwire ngo yari Prophet Emma wagusuhuzaga, mpanurira ubuzima bwawe. Reka nkubwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom, shalom. Muhabwe umugisha n'Imana. Bye, bye.